ucyumva ko yafashwe kandi yatwaye nta byangombwa afite wabyakiriye gute? Bani n'umwana wa mushiki wanjye so byarambabaje byasire nk'umwana nzi mu rubyiruko ye kugeza ubu no kwigishwa cyangwa kubanza gutegurwa akenshi usanga bakora nta na management bafite. Depression rero zuzuye hano hanze nazo kubatera kuma birabiyobyabwenge cyane cyane n'ama depression hano yuzuye abantu babona umuhanzi ugezweho ariko ntibazi ko barwana no kwishyura n'amazu bora umuntu wita Amagi ndamukunda byataye Amagi de Black Amagi musanze yambaye bote na cyambara ari muri za nkokozi. Ibyo nabyo ni ibintu baba bakwiye kumenya ndetse n'abahanzi bagatangira gushakisha niba yakoze hit yagashaka n'ikindi kintu yakora. Uri manager w'ibihe byose, bandi kwibaza ukuntu uba umaze umwaka urenga nta muhanzi uri kumanager gute umaze icyo gihe cyose nta muntu kumanaginga ukaba ukiri manager w'ibihe byose. Imyaka ntago kuba ibihe byose rega. Ese ubona ari ukubira iki groupe zitaramba? Groupe gira ngo abamemizi musimbi uze kutareba gusa na pisco y'abavinimwe byarabaradiye. Ibyo rwose ni iki nanone iyo bamaze gukura bagira inshingano buryo uzacunga. TMC arashaka kujya kwiga PhD arashaka kujya kwigira muri Amerika. Utakabwisezerano. Platini ashaka kumeza gukora umuziki. Ashaka no gushaka umugore kuko yakuze urumva. Safa ashaka kwigira muri Canada. Hambo yarongoye. Nizo aracyarwana na urumva rero Urban Boys bara abantu bafite soga. Urban Boys babwira gati mugende mwitume hari kuri rompoye babigenda baje kuri gukora ariko bakavugwa. Radio irajya kwigendera. Arabareba bati tarika bangaba ntago banywa weed. Ndavuga ntayo bagakora ubona Urban Boys nta weed banywa. Ntayo banywa atavuga ati bapati banywa vidanje aho. Ati ndetse barimo gukoresha. Dream Boys na Chanel nibo bantu nakuyeho udufaranga. Amene gukorera amafaranga. Urban Boys bagiraga swaga n'ingubi byose biri nyambikuvura. No showbiz yigeze nago. Berezo zavuze nafaze byose. Takazara bagaruka bagokohana bikomeye cyane. Ntabwo umuntu yatinyuka gundi, ntabwo umuhanzi barimo kumutinya ntabwo barimo kumuha icyubahiro none ahangaha. Mu kwezi kwa 12 nibwo navuze ngo amuzabona umuntu umwe hano ateruye undi komeretse barwane cyangwa undi anari kwihangana ahubwo igihugu. Ibyo nagiye vuga ariko birimo biragaragara. Nagize nako bireba nkumva ntago bimenye mvuga n'inzego mu bihoshe kubera ko ntabiganisha umuziki ariko ubwo bagiye babigezemo ndibaza ko mfite icyizere kuko leta y'u Rwanda nicyo kintu ibereyeho bakavugamo akashaba baramuze bana bagana. Yeze kubura uri umuntu ziko nageze ahubwo sinzi impamvu nanabyibuka ngo nageze nko bitayabye ariko bajya bavuga nabyo. Yago buri yagiye kuvuga biragiye guturika umutima. Hari umuhanzi mwiza kuvanga abantu bafite uruhara n'inda kandi ndatuyinganya Mr. Hari umuhanzi umwe simbabwiye yagiraga depression yageraga gutya akagira urimo nkabona amaraso araje. Urumva kandi atabizi ko arimo kuri uryo rurimi. Namwe ngo mwahembye abantu baje muri video ngo mwabahembye inzoga. Kamana niba bari Soka kweli. Oya ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Ni ya showbiz bagira ngo ishyuhe. Kamaro undi Kamaro Kamaro yari hamwe n'umuntu witwa Sky Evan. Bandwaza umutwe. Manzi wanjye utajya uva kuri jewe nkunda cyane twa debe. Ndamuza afite imyaka 17 arinza nazo uruhara. So my boy. Nta muhungu yabamara bafite amafaranga imyaka biradakora bamureka kore no muziki. So rero tutere kubibutsa ibyo mugomba gukora singi bishizwe ariko the guy is good. Reka mwifurize kugira ibihe byiza cyane wo gukurikirana ibiganiro bya Lea Entertainment ndetse n'abakoze subscribe aho uri hose ku isi waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ni by'agaciro umusanzu ukomeye kugira ngo twubake umuryango wa Lea Entertainment ariko nanone ugamije kuba wakora entertainment ariko yigisha nanone aho bitameze fresh tukabivuga ariko niwe naho bimeze neza tukabivuga. Uyu munsi tukishimira ku iterambere ry'umuziki cyangwa se entertainment yacu imaze gutera imbere umunsi ku munsi. Bari kumwe na mugenzi wanjye Jamila. Jamila umeze neza se? Meze neza cyane. Uyu munsi wabaye serious. Bisebe bankubise byarakize. Boyfriend yarakurumaguye none wagarutse uri serious. Yego nishimiye kuba rero ndi hano n'ubundi dufite umutumirwa wacu uyu munsi tugiye kuba twaganira n'umwe mu bantu b'abanyabigwi dufite mu muziki w'u Rwanda kubera ko yagize uruhare runini mu gufasha abahanzi batandukanye, yagize uruhare mu kuba yakwerekana impano zitandukanye, yagize uruhare mu kugira ngo tubone talent nyinshi ziri hano hanze kandi turanamishimira. Njya mvuga ngo abenshi ntago byamenye agaciro ke ariko yagakwiye kujya kuba yahabwa ibihembo byinshi. Kabone nubwo hari abatamuvuga neza ariko nanone wirengagiza ko uri kwavura uzi kwiruka ariko nanone unaryoha. Reka nakire Alex Muyoboke kuri Lea Entertainment. N'ubwa mbere twagiye dupanga inshuro nyinshi kugira ngo duhure ariko bikaba byagenda uko tutabishaka. Nizere kumeze neza. Nashimye Imana meze neza kabisa. Ikaze kuri Lea Entertainment.
umeze ute se showbiz urayibona utereka mbanze miranga mbe ndetse Jamila kugira ngo akubundi yo mpereza Jamila akaba kwakira ni muhe rwose Jamila nawe rero abantego mu kwisabiye nashaka mbande ikibazo wamunyisabiye arakurwaniye ibintu azamugani ubundi wagombye kumwakira wowe ndabizi neza ko ari ubwa mbere ubwa mbere uhera muyoboke mbabwire nk'ikibazo kimwe cyo nyine cy'amatsiko kitari mu byo wari wateguye wumva nyine wamubaza mbere yuko tujye mu kiganiro cyacu ikibazo kimwe nyine wumvaga wamubaza ngewe nyumva ko turi bukorane ikiganiro n'ubundi ikibazo nashaka kumubaza n'ubundi kiri mu byo nateguye ntacyo yita ukibaza kugira ngo twumve ikibazo cy'amatsiko wari ufite uri mu bantu bamamaje Miss Muheto ucyumva ko yafashwe kandi yatwaye nta byangombwa afite wabyakiriye gute nk'umubyeyi wenda wabuze ngo naramwamamaje ariko urane n'umwana wa mushiki wanjye so byarambabaje byasire nk'umwana nzi mu babyiruka ye kugeza ubu byarambabaje bo reka wenda agiye mite nkibariza kuri n'ubundi kuri izi saga n'ubundi ni nasije twari dufite kuri saga duhera kuri entertainment oya reka duhita tubijyanira na kugira ngo duhite tugiye muri entertainment Alex ubyakira ute kubona abantu bari muri entertainment kuba maintaininga ya fame yabo ku maintaininga bwa busitari bwabo bigeraho ugasanga birabananiye ugasanga ni handi bamufashe wenda yanyebyabwenge cyangwa se inzoga cyangwa se yakoza indi mabara nk'umujyanama w'abahanzi ubyakira ute kubona nyine ibyo bintu biri kuba ku bahanzi kandi ari mwebwe n'ubundi mugomba kuba kumakuma icyambere ni ukwigishwa cyangwa kubanza gutegurwa agiye kwinjira muri iyo filime kuko filime ntabwo iza kugwirire hari ibijya biba bikabagwirira ariko bitaturutse no kuri talent ariko bakora talent kugira ngo talent igaragara nuko aba yabanje kugira icyo akora niba ari umuhanzi akajya muri studio niba ari umunyabugeni akabona agashushanya rero abantu bakazabimenya rero kuganirizwa mvuga akenshi usanga bakora nta na management bafite kandi management ni ubujyanama bizagorana kuzabona umuhanzi uri muri management ibyo babimusanzeho yego ibyo byo biragoye ni gake cyane rwose uwo bizasanga aho tuzagaya management kubera management n'ubujyanama bw'umuartiste n'umuhanzi yego so rero kuba atarabanje baganirizwe abanze bamutegure ko agiye kuba we genda hamwe n'abahanzi uretse ko njye numva bamwe batabizi bavuga ko mfata bagezeyo ko ntanya n'umuhanzi utaragerayo yego ngenda mwereka scenario stage abagezeho yego hari abahanzi bamwe nigeze kumanaginga akajya akunda kujya guhaha mu isoko yumva ko akiri wawe ndi usanzwe in fact nicari nandi ngiye kuvuga rero umuntu abantu banjye nabonye kuvuga umuntu avuga izina rye birangora bihangane harabo gerageza kugera noneho ni nakamubwira ati ntukajye guhaha tuye dutuma kuza toya se bitwaye iki mbere rero ntirwo mwihorere igihe kimwe azavuga ati sizasubirayo yego agahita kabonetse nyine wari afite indoro yari igezweho ageze mu isoko rya Kimironko baramwirukankana nibyo hashya arabitanga cyose abashaka kwifotoza abashaka kumureba abashaka ikisa urumva ko bitabasha gukontorora cya kintu yego ariko urumva ko ntabwo yasubiyeyo yabaye kujya atuma rero na fame isanzwe hano hanze sometimes iyo umaze kuba famous utakiri wa wundi yego kuko amaze kuba ijisho rya benshi bakureba ndetse bamwe banakora ibyo ukora so rero abasanzwe wenda katubasanga mu inzoga iyo inyoye cyagiye batakuze waratahaga ko nta n'uwarebaga ko ari Jamila yasinze ko bakuza batakuze nta n'uwavuga ati umukobwa yasinze ariko iyo bamaze kuba famous uri imbere y'ikamera abantu bakuze niyo basanzwe ufite ikirahure bakakuza ko wasinze kuko bajya barimo kunywa babona ko n'ubundi basinze bavuga atari kuri muntu mwiza kuko kunywa igare gusinda iyo utabasha kubikontorora so rero akenshi iyo batabasha kubikontorora nibyo ubona buri munsi mwirirwa mubona n'akayasinzira n'akanyoni na depression rero zuzuye hano hanze nazo kubatera kunywa biriya biyobyabwenge yego buriya benshi nujya gusanga ntabwo uzasanga umuntu uri kuri hit igezweho umusanga ibyo bintu abifite ndabara cyane cyane nk'abartiste nk'abahanzi usanga akenshi hari ikintu cyamuteye kunywa ibyo bintu yego cyane cyane n'ama depression hano yuzuye abantu babona umuhanzi ugezweho
ariko ntibazi ko barwana no kwishyura n'amazu barwana no banabuze n'ibyo kurya barwana no kujya ku kamoto nijoro kugira ngo ku manywa batabona kuri akamoto batari kuri muntu wujuje ari n'ishuri ubundi kuri kamoto ibi byose rero bikabatera kuba bafata kuri biriya bintu kugira ngo babashe gusinzira uretse ko baba baniyica ariyica ntabwo ari ibintu bakoresha kugira ngo babe gusinzira wikangutse se bigenda gute amasaha yo gusinzira aba ariyo deja byarangiye naje kumenya ko uri umwe mu bigishaga ibijyanye n'imyitwarire ndetse n'uburyo umusitari yakwitwara cyangwa se umuselebrity yakwitwara mbere yuko aba umuselebrity birakwiye ko tugira abajyanama ndetse n'abantu bigisha ibyo bintu kugira ngo tugire abasitari bireme. Nari nasabye mu Mighty Popo ko banashyiramo na arts management kuko haba harimo na discipline. Yego. Talent na discipline birajyana burya. So discipline no kukwereka iyo umaze kuba celebrity ugenda gutya nigeze kubisaba nagiye kupasura barabana ku Nyundo ko bashyiramo ako kantu ko iyo somo ry'uko kubigisha bavuye hariya bageze hanze batangiye akazi gutangira akazi tuvuga ntabwo ari akazi nk'uko abarangije muri political science cyangwa muri economy bajya mu banki bajya gukora n'ahandi uvuga ko ugiye gukora akazi ko kuririmba cyangwa gucuranga cyangwa birabizi kandi ukaba expose ukajya imbere y'abantu si maze kugera imbere y'abantu bakwakiriye wizuyakira uti ibyo nibyo nashakaga kugira ngo bazare uburyo babishyiramo bajye banza bategure iyo maze kuba celeb witwara gutya bigenda gutya kugira ngo ageze no bya bintu aba bifite afite image yamaze kuba umustar hari imbere bigenda bite ibyo rero nibanyumva wenda bazongere babitekerezeho ari nabyo tugenda duhura nabyo umwana akora indirimbo imwe yagera hiti agatinya gusohoka kuko nasohoka baramuseka ko yuriye moto ugatuma adasubira muri studio ngo akore indirimbo kubera ko adafite n'amafaranga kuko yakoze hit gara amafaranga so ibyo byose rero ni ibintu bagomba kumenya cyane cyane na management zibafata nazo zikazibaganiriza cyane. Ejo nakoze ikiganiro mvuga ngo nk'u Rwanda nk'uko hari ishuri rya muzika rya Nyundo cyangwa se n'ibindi bigo byinshi byigisha umuziki birakwiye ko tugira ahantu aba bakobwa cyangwa se reka mbivuge especially kuri Miss Rwanda navuze ko ushobora kubona umukobwa from nowhere yambaye neza ateye neza afite nyine ubwenge arasubiza neza ariko wajya kura ntabwo uzi background ye ntuzi ahaturutse ntuzi ibiki byose nabani ese birashoboka ko leta cyangwa se ababishinzwe bashobora kuzatekereza uburyo ki aba bana bajya muri Nyampinga mu gihe yabigarutse ahubwo bakajya bavuga ese ya pepiniere twarimo abo bana barahari ku buryo bajya guhagarira igihugu. So ni igitekerezo natanze ubwo nikigera ko bishinzwe bazabikora. Jami umwanya n'uwa rero njyewe mfite ikibazo nshaka kukubaza mfite ibibazo byinshi ibibazo by'umunsi ubundi agent artist na manager baba batandukaniye what's the difference? Tanya kubaza mu ruzungu Can I say it in English or bikubwira mu Kinyarwanda? Ubundi manager hari ubwoko bubiri. Hari day to day manager. Manager ukora umunsi ku munsi. Umenya umu artiste ko yaryamye, ko yabyutse, ko yambaye, ko yakoze makeup, ko yakora ibyo byose gahunda z'umunsi ze. Akaba uzifite muri agenda afite. Nukuvuga ko niba afite ikiganiro nka hano akamenya igihe arimo mubyukirize n'igihe ari umuzanire uwo bamwita day to day manager bagena umunsi ku munsi hakabaho na manager ushinzwe kumuhuza n'ibigo bitanga amafaranga cyangwa manager akaba afite company ari na managing wa day to day manager so iyo ni management y'umu artist muri rusange so ababiri rero uwa kabiri uwa mbere none nivuze uwa kabiri ni wa wundi ushyiramo n'amafaranga ariko afite uhagarariye wa muhanzi iyo ni management twamwita manager we tumwita CEO cyangwa MD cyangwa whatever cyangwa investor ibyo wamuha wamuti byari byo byose ari naho mu Rwanda usanga tubyitiranya bakara day to day manager bati nta mafaranga afite nagomba gushyira muri uyu nguyu atuma manager n'uriya kandi wajya ugasanga management irahari ibifite nk'urugero nka katwa na music Kirema basanga ari investor ntabwo Kirema yabaga manager w'abari artist habaga ariho Aristide ugasanga ari hamwe n'abahanzi akareportinga kwande kwa Kirema muri management yande ya Kirema n'ubundi ariyo na music n'uva ari ibyo ngibyo aho niho bitandukanira hanyuma agent ni wa muntu wicara ahangaha akavuga ati ariko hari summer fest cyangwa hariho jango party cyangwa whatever atikanje kudiringa ndebe ko bazana umuhanzi wanjye uwo muntu rero aba afite kontra nawe
iyo agiyeyo bakemera ko umuhanzi runaka bari mufate hari pourcentage abona kubera ko yaje akadiringa iriya kampani akagaruka kuri management y'umu-artiste bakemeranya ko bazamuhereza $10,000 agaruka tubemereye gutanga $10,000 murabyemereye ngo mfite 20% yanjye akaba afite iyo contract n'abo bantu uwo ni umu agent wowe rwose ni nabo nk'abantu nka ba Eddy Kenzo na ba Diamond Platnumz bakoresha hanze abantu bakwiye ko ari manager ariko bari aba agent tubura iki mu Rwanda kugira ngo tugire abo bantu ba agent ku buryo dufite umuziki mwiza urabizi cyane dufite abahanzi beza bashobora nyine kuba ba branding reka tuve no hanze tuve no mu gihugu dufite abahanzi benshi ariko tutabona ku stage ubona aricyo babura aba agent cyangwa babura management turimo turabura management abagenti bo nta nubwo twaba banini cyane ko nk'abahanzi nk'abangahe batatu mu Rwanda hano bakeneye abagenti Benny Meddy Israel Mbonyi Bruce Melody ndabona abahanzi bashobora gukenera abagenti kubera ko hari hanze batangiye kuba banini hanze barabamagara mu Rwanda ikintu kibura ni management ibi ndabivuga nkunda kubivuga nta muhanzi uzagera aho agomba kugera azagera hit ariko ntazagiriye consistent igumaho nta management afite ntabwo rwose bibaho umuhanzi nko kumubona iyi company turimo urabona amakamera urabona abayakoresha urabona abedita urabona abantu bose niko n'umuhanzi burameze umuhanzi abakeneye wa muntu umusiriste umwambika umufotographe umuvideographe umupromoter n'ibyo twavugaga buri kantu kose abagakeneye umushoferi hahandi umubouncer ibyo bintu byose rero biba bikeneye umuntu ubikoordinating ni management ntabwo wajya uhagarara ngo ngiye gushutinga ujya kureba location ujya kujya muri studio kuri iki ntabwo bikunda hit urayibona y'ukwezi kumwe y'umwaka umwe ariko imyaka 10 consistent ni bake cyane ni mbarwa ni bake ni ba Riderman none ko umuhanzi mutoya yifuza kujya muri management ndabivuga n'umunini ahubwo uri munini ubikenera cyane kuko yatangiye no kwinjiza amafaranga no guhamagarwa kenshi ariko undi mutoya iyo amaze kujya muri management akagira izina ahita yifuza kujya gukora wenyine no kubera ibyo biba bikuye hese abenshi se mbese Riderman afite manager bayigana yari manager we ibyo tubitebyemo ariko wengana nta contract yigeze ajyana Riderman yari manager ariko oro contract yewe ikibazo mfite nk'abahanzi bakizamuka ntawe ndi bumentioning ariko barahari benshi baba ari abakene ukabona nk'umuntu yakoze indirimbo yakubise kabisa ni indirimbo ya Danje yari nziza ariko nyine ari umukene biba byagenze gute kugira umuntu akora indirimbo nziza na YouTube yarebwe hariko nvuga abantu abakibwirwa n'icyo umuntu ko ari umukene oya hari abantu badafite ibiciro kandi bavuze ko bateguta umutwe hari ukuntu bivuze ko umuntu n'umukene reka tuvuge ngo nta mafaranga bafite afite udufaranga duke atakishyura na kabare soni zo kujya gutega moto natwo dufite ikibazo cyawe hit the point urumva uri murambwira ngo ari umukene sinshobora umukene ushaka yagiye muri studio yakoze indirimbo gusa aracyari umukene yakoze indirimbo yarabaye na hit nyine nka za soni bavuze zo kuvuga ngo afite isoni zo kujya gutega moto ku manywa ari kugenda nijoro nyine ukabona nk'ukuntu tujya twumva ngo YouTube ihemba yakoze indirimbo yanarebwe biterwa n'iki nyine kugira umuntu akore indirimbo ibe hit ariko ubone bikomeje kwanga mukomeza kwanga reka duhera kuri waruvuze ko adashaka kujya muri kurira moto yo ubona no kutamenya yurire ndetse na bisi yitege urumva ku buryo ushaka kukigeraho the moment umwe ko wakoze hit bora umuntu wita Amagenda mukunda byatari Amagi musanze yambaye bote na cyambara ari muri za nkokoze ari munsi ya firigo ndavuga no mu artiste w'umunyarwanda kabisa kubera yuko araranje abana be n'umugore bakibakiza nziza abana bakiga heza umugore akamera neza yikwemo za soni asagutse agasubira kuri mikoro agakora muziki ariko arabikora abantu benshi ugasanga barajya tujye kugura inkoko kwa Amagi tujye gukoresha firigo ku musitari witwa Amagi ibyo nabyo ni ibintu baba bakwiye kumenya ndetse n'abahanzi bagatangira gushakisha niba yakoze hit agashaka n'ikindi kintu yakora batonde music kugira gutyo ijwi rikagenda cyangwa no zikabiranze so rero bo nababwira ye bibaho byinshi cyane nari nzi ko nzaba umuhanzi ubwo yandara za kumanejinga gisindi ahubwo nta ikindi kibazo nyamukuru uko uri manager w'ibihe byose ni byose
kandi ariko bivuga nanjye niko mbizi ubwo ariko bivuga niba ariko bivuga ubwo nibyo wowe wari kubizi ubwo nibyo ariko niba ariko bivuga oya niko bimeze kandi nanjye ariko mbizi impamvu abantu bakunda kubibwira nk'abaseka nuko arabivuga bagatera agatwenge gushaka bari umunsi namwe nabinjiriye baseka bagashyira agatwenge n'abagabo babiri agatwenge bagaseka njya mbabaza iyo duhuye iyo muvuze utuma n'igihe byose mugakubita agatwenge mugaseka kandi ntabwo muri aba manejya bizagenda gutabahereza so rero ibyo mbishimira Imana wenda n'impamvu babivuga yanashimira n'abivuga babikuye ku mutima niba nawe bikuye ku mutima kuko manager ntiwazanye ijambo manager gutangira management mu artist ese wano ni ndari kwisubundi ni Humble muri Urban Boys Humble Jizo Humble twabura Humble n'umujyamo ngo simwabivuga ko twiganye bari abana nabo munamusaza nabo bari umusaza urumva yemwe twari turi muri kaminuza Butare njya Kampala muri Humble twiga muri high school yararimbaga muri korali aririmba atarapa byo kurapa sinzi hano nabikuye rwose abaraperi bamba ari Humble niba ari mu Jamaica niba ari imbiki Jamaica ari byari biri mu ntibyiririmbye n'ibiki byaje ariko Humble ari umuhanga ni umuvokalist mwiza so tugeze rero muri kaminuza ya Butare naje guhura n'umugabo witwa Tom Close ariko duhura ntamuzi kandi nari muzi ari umwana ari muto cyane tukiri aho twari tuyibugane mu buhungiro so mukuru we aza kunyandikira mukuru we abana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga anyandikira message arambwira ati aho ngaho wigana na Junior nashatse Junior umwaka wose Junior kandi ahari tugenda yitwaga Junior atambura ko yitwa Junior noneho amaze kunya ko tumaze kumenyana ntangiye no kumufasha mu muziki yakoraga urumva ko umwana wacu mukuru n'inshuti yanjye cyane so njya Kampala muri concert ya Michael Ross yabacuga album yitwa Gomana yo Michael Ross n'inshuti yanjye twariganye high school primary noneho ngarutse mbabwira ukuntu byagenze ukuntu namubajije akagenda ka manager ntibahanze burya bafite management najya kuvuga nyine ukuntu management yamutegura igitaramo so Humble aravuga ati from now uri manager wacu so manager Tom kubanije ararivuga ararinyita ariko Tom asa nk'ari uri shimangiye cyane bara n'ubu bizakugora kumva Tom hamagaye nk'izina ryaje bavuga manager bakora kumenyera ya myaka yose twamananye avuga manager naho byavuye yemwa noneho ikibazo rero gihari hagati aho uri manager y'ibihe byose ndabyemera bazo kare byinshi mba ndi kwibaza ukuntu uba umaze umwaka urenga nta muhanzi uri ku manager arasa n'umwara ntabwo ni umwaka urenga kabisa ibiri kuko 2022 nibwo narekanye na Ariyoni oya na ntuza na Chris Hart nibyo nyine gute kuba umaze icyo gihe cyose gute umaze icyo gihe cyose nta managinga ukaba ukiri manager w'ibihe byose imyaka ntabwo kuba ibihe byose rega nibyo bishoboka sinzi naho ubundi kwanza kutumwita ibihe byose nanjye mbibabaza ariko mbwira kubera gutangira n'abahanzi nibaza ko n'amanaginze abahanzi benshi sibona handi baramanaginga abahanzi bangana n'amanaginze ntawe urumva nahereye kuri Tom na Benny Urban Boys na Bani na Soshomura na DVCD China Nina na Urihuta na Pasi na Kid Gaju na China Nina na Ariyoni na Chris Hart n'abandi wenda twakoranaga bena uri contract bitari muri contract so ni benshi usanga afasha nka Riderman amufasha igihe kirekire ari nesano bafashe igihe kirekire nta contract dufite ba Miss Jojo ariko nkorana nabo ugasanga ni gitegura ibitaramo byabo nakitega nka manager ariko ntari umunyandiko dosiye nabo mvuze nasinye nabo ikarabona urupapuro ese manager ubona ari ukuri nabyo muri kuvuga ngo Alex manager ese ubona ari ukubira iki groupe zitaramba ndabivugira iki Dream Boys iza twarayikunze Urban Boys turayikunda Active turayikunda Juda Muziki turayikunda amagroupe ngira ngo abamemizi musimbi uzi ko tureba gusa na Pisco y'abavinimwe byarabaradiye nabyo ngo bapiki byiwe nabyo urumva reka mvuge kuzo managiza bari ntago mbizi bya Pisco n'abandi ntago reka mvuga abanje buriya kumanagira groupe irahenze cyakora groupe irahenze abantu bajya babimenya wenda nkamba nabo bashyiragamo n'ingumi
ariko kuri management yabo irahenze umanaginga umuhanzi umwe ukajya kunegusiya akazi baguha amafaranga angana nayo bahaye groupe yego kandi groupe ari batatu ayo mpamvu buriya mwabonaga nanga kujya muri guma nabyo ntabwo baragamo ntubajya ku mafaranga na Yangresi baheza Yangresi nayo bahereza araza ari umwe twe turi batatu so ugasanga amafaranga arangana kayo kandi iyo nta uretse ko nayo niyo bari umwe ntabwo nari kubyemera nakoze rero imwe bajya muri guma babona managingaga nubwo nagize amahirwe abari n'amanaginze bose bakagenda bazitwara nubwo bazitwara gwenda bamwe tutari hamwe ariko birahenda umwenda umwe umuhanzi yakambaye outfit imwe ubwo barayambara ari batatu imodoka yakagiyemo ari umwe barajya ari batatu byongeraho n'amanege wa kane n'ababawusa ugasanga twabaye korari si byose rero ni ibintu biba bihenze bitwara amafaranga ugasanga niba bagiye kugabana abaye make cyane kandi abashaka kugira standard ingana n'iya wa muhanzi uririmba ari umwe niba Urban Boys safasha guhagarara na King James kandi bahangana nabo ari batatu bari umwe biraza gutera umwiryane ibyo rwose iki nanone iyo bamaze gukura bagira inshingano n'uburyo uzacunga TMC arashaka kujya kwiga PhD arashaka kujya kwigira muri Amerika utakabwisezerano urumva Platini ashaka kumeza gukora umuziki ashaka no gushaka umugore kuko yakuze urumva intekerezo zatangiye intumbero zitandukana Safa ashaka kwigira muri Canada Hambo yarongoye nizo aracyarwana na urumva rero bigatuma guhuza kwa kuri babaga bari hamwe bataragira inshingano z'abantu bakuru baje hamwe nabyo mbona bitera none no kwiyumva buriya bamaze kubona agahiti bariyumva bagatangira kubishwaniramo hata yumva ko umwe arenze undi so kandi habaye kubona ko arenze undi buriya groupe kugira ngo ihame buri mpamvu bona Dream Boys batinanye cyane umwe yaguraga urukweto akavuga ati ko namujyanama ntabwo afite umva ko yagura ishati ariko ntayo afite kandi ko groupe sakoze ubundi babaho neza babaho nk'impanga okay ubona muri groupe wa managenzi niho ujya ukumbura cyane uvuga ngo abanyarwanda bahombye ko tudafite iyi groupe nteranya nabo ntabyo mubwiye oye nese nubundi urabivuga no bitajya kumbura tuwakumbura nde urumva uko umwanyandikiye message naganiriye n'umuntu arambwira ati nibyo twagize groupe zirenze mu Rwanda ariko nanone ntabwo navuga ko hari abatarakoze ngo hari n'abakoze ariko hari uburyo hari abinjiye mu mitima y'abanyarwanda cyane abandi bakuvuga ati bariya nyine barimo umva rero wivunika nta groupe utaragiye mu mitima y'abanyarwanda cyangwa niba abandi hazagamo n'amangu baraseka ndababeshya niba byo mushaka ubu nibo rwose ubu ni hazagamo n'amangu hari babaga batandukanye ko n'ubundi baratandukanye ariko nta groupe mu magroupe na managers ko ari atatu Dream Boys bamaranye umwaka umwe n'amezi 6 barunshize album ebyiri mu mwaka umwe yego barunshinze Magorwa na Sinzika yego kwa gatanu kwa 12 bakoze amahiti aremereye ku buryo twarenze n'imipaka tujyana za Bugande no mu Burundi dukora n'amakuru baremereye bazo ko Dream Boys bakoranye na Eddy Kenzo yego bakoranye na bamutipe T-Max mu Burundi yego so aho bakoze za ndirimbo zabo zirimo za Magorwa twavugaga na za Sinzika dufite gisano ni nyinshi zo bakoze iyo bakoranye na Jeporo Razizi umutashyi yari amahiti batwara n'amawadi menshi best group best song za Bera na Kitoko that was successful kuri group kamanye no mwaka umwe fashe Urban Boys ariko Urban Boys bona nabafashe ariko kuryoshya showbiz atari y'ubungu bisigarimo ubasira kuryoshya showbiz urumva ko mfashe Urban Boys bari hejuru fata Dream Boys tibigaranzura ajya hejuru yabo none ndeko Dream Boys fata Urban Boys nabo kugira ngo wongere bigaranze kuko byayo byose ntabwo twabikoraga ko nabi twabikoraga kugira ngo showbiz kandi iryohe so mfashe rero Urban Boys ubwo ndaje gusubiza ikibazo cyawe impamvu mbaje ndayizi impamvu nabwiye ngo uzane umushiki wawe yari umbaza Urban Boys bari abantu bafite soga isabara harabanza barusha soga mahano mu Rwanda nta bari bahari Urban Boys babwiraga ati mugende mwitume hariya kuri rompoye babigenda bari kuri gukora ariko bakavugwa mutaza gukatama ko ngako ndabazi ubwo rero Urban Boys mbafashe
bari bafite swag idasanzwe ndabyibuka uriya mugabo wabasigaranye witwa Richard wasigaye manager wabo maze gutwara twagiye nagiye abana bazi kunya approachinga kuvugana nabo urana approachingwe na Hambo ubwo Hambo twatuzaranye muri mwariganye so ndabamagara twasinya rwo tusinya mbona bose uziko nibo mbahanzi baguze utumodoka muri generation yabo yego muri kontra barambwa ati nta kibazo amafaranga arayo tugiye gukora akasanya nabo usanga ndakashwi nta kintu bafite none tujya Kampala gushotinga mu kwiyaranja kwinshi tugezeyo muri shoot bigande muri byo gukora video shoot abazi bose baraza n'umuco wabo niyo mwabanya mufitanye bifaraza ariko iyo baje warangiza baje urabagurira ugura inzoga bari bunkwe ibyo gutwara n'abari bizire tabwiye ko yikozemo tugiye gutabazanya facture miliyoni 5 inzo banye bakamiliyoni bakenzo hande mugiye umukobwa ngazibahe bishyire Washington producer amwatereka ati no ngomba kwishyura twaje gusupport niko Uganda bakora so noneho ubwo dushootinga radio yanya kwigendera arabareba ati tarika bangaba ntago banywa weed ndavuga ntayo bagakora ubu nambane muri za weed banywa ntayo banywa atavuga ati wapati banywa bidanje aho ati ngo barimo gukoresha none natekereza yuko bamwe barajimana mu nzo nta nizo nka Hambo ntazo banywa by time safi ne wasomagaho kuri kamanyi none nta nitutabibanywaga ariko barasoga bari bafite babonaga nyine ko bashaka bidasanzwe nyine nta muntu wakoresha zira ngufu wambaye kuri atama weed so urumva nabo rero baje gukora za take it off bakora nyinshura zizwe bakora icyo nabo bagize successful ndibyibuka ko banatwaye award enye muri Salax Award best group best song best collaboration na best video niba ko byari bine so n'umwana uko bakoze ngiye kuri Charly na Nina byurabize nabo twanatinanye bara n'amariginze Tom na Charly nabo twatindanye twakoze imyaka almost 4 years half 5 muri iyo myaka uzi album Baronches urayizi ndayizi yatumye n'abantu rwose babakunda cyane twakoreka Kigali sold out yari concert bakoze sold out ibitaramo bakoze ku isi murabyuko twazenguruka ahantu hose tujya Burayi tujya ahantu hose bakoze ibitaramo byari byiza bakoze amahiti naho mu gihe gito yo album ya Urayibuka hariho Indoro Woma Face to Face zari nyinshi so numva rero bose nagiye mbana nabo kandi nkabana nabo mu bihe byiza byatanze umusaruro ugaragara mu gihugu kuko nibaza ko mu gihe twarimo nta muhanzi wari hejuru yabo yego so rero cyo ashaka uti abantu anajya nkumbura gusa ngubwire gute Dream Boys na Charly na Nina nibo bantu nakuyeho udufaranga gukorera amafaranga Urban Boys bagiraga swaga n'ingubi byose biri njya mbikumbura ko twabaga turi hamwe niba abantu babaga ntabwo twamaraga umunota izo badashwana badaserezanye cyangwa atari mu batavuga umuziki ubona ko hari bakunda gusezanya cyane bikomeye cyane ngo baserezanye nibo badekora n'ingumi itagazamo n'ingumi ubwabaga ni abasore ntabwo njye mbivuga nkaho ari n'urwango baga bafite ni abasore urumva ari ibyo ngibyo ariko bose ngira ibyo nkumbura usanga nkumbuye uyu abangaba ariko nta nubwo none ntekereza ngo icyampa bagaruka nongere nkorane nabo umuntu icyambi ni group imeze nk'abano nkayizamura yego wow none se ubwo urebye umuziki wa kiriya gihe n'ubu ngubu iyo ubitekereje ni n'umwe nta gihe kirimo ni ikihe kintu kijya kikubabaza umuziki cyangwa muri industry muri showbiz igihe se ntabwo gereza zavuze nafaze byose gereza hombaga cyagiye abantu samugani kijya gihe abagosagaza tungaba no kumva sagaza arabagaruka bagakohana bikomeye cyane ntabwo umuntu yatinyukaga undi kwanza reka tureke abahanzi nta munyamakuru yizo utukundi munyamakuru ariko this time umunyamakuru afata ku gahanga akajya muri mangara guhangara agakoramo ibigezwe so rero ntabwo habaga harimo umunyamakuru wasangaga akoze kosa bakamuhanira iyo ngiyo aho tutazi turabizi ariko ntibijye kuri mikoro ariko this time urasanga biri kuri mikoro bya bindi biteye isoni birimo kwandagazanya birimo memure n'abahanzi nuko nguko ntabwo umuhanzi barimo kumutinya ntabwo barimo kumuha icyubahiro none ahangaha akwiye kandi buri muhanzi ni intumwa ya rubanda atari babandi bo kuba kimihurura ni wa muntu uvuga ijambo njya mbwira abantu buriya umuhanzi babona ko no kumwubaha cyane kubera yuko usanga abadepite nkubwiye mwira abadepite mu badepite 80 dufite
nkuguramo 10 ntabo namenye wavuga mu ishyaka ryawe nabo ugavuga ati na runaka wandi wari hariya nabo ntabaza ariko ngwe abahanzi ijana wabambwira so rero n'abantu burya baba bazi ushyize hano umuhanzi The Ben ugashyiraho na minisitiri runaka uti mutore batora Ben byanze bikunze ni nako kubera ko yabahaye ibyishimo yabahaye biki ariko ibyo nuko biba biri muri politiki rero umuhanzi burya iyo wamwandagaje ukamukora ukavuga ibibi n'ibyo atakoze n'ibyo yakoze ntabwo wubaka burya umwambura ya publika yari afite ubucisha amazi niko wongera ngo bavuga so rero ntabwo bitandukanye n'ibya cyagiye harimo urukundo nageze kubivuga yandika muri comment ariko ndabivuga ati byagiye bajya gutya bavuye hano nabo bamvuye Butare nkaza nkafata indirimbo nko kuri producer runaka producer wenda Nikora cyangwa undi nkazenguruka amastudio yose kuko ntabwo twari dufite uburyo tuzohereza yabaga ari we yavuye ngo ushyire kuri mail bikaremera tugomba ngombwa no gufata CD buri studio ngezeho bakakiraho indirimbo nta n'umuhanzi nabajije oya namara kwifata ubwo nimaze kuzigeza kuri Sarusi hamagara Yandere hano yakoraga iyo mu cyaro Yandere Karongi dore ndimo nzishyize kuri urumva rukundo ntabwo nabikoraga hari indirimbo hari nabo washyiraga ntanazi bikaba ngombwa yuko ndimo tuzayikina wenda gahamagara ati ni jewe urumva harimo nk'abahungu bagiye baza abahungu Gisenyi twaga gute warimbaga yabagize nazo warimbaga Kigoyi yasigaye akora muri Burare yitwa Tildo Tildo yabaye umusitari tutamuzi yego urumva ko tuzi ko abantu b'iwabo ari Yandere bavuga Ikigoyi so umuhungu warabikengana neza n'abandi bagiye baza umwe Asha warimba nka Icon benshi bazaga so ugasanga bafite hari urukundo rw'abagaru ari studio yazaga hano mu studio ugasanga kuko nta record yabaga ntayo ugasanga turandika ntuza ku gapapuro kaza kubaza agapapuro yaranyagirwaga ubonye amakuru yarasubiye manager ukomeje kubyimbuga nkoranyambaga n'ubundi ni nabyo nashaka ko tuvuga cyane wakira gute izi menace cyangwa se gushaka guhangana ku mbuga nkoranyambaga kabone n'ubwo wenda inzego z'umutekano zabijemo cyangwa se inzego z'ubugenzacyaha ariko uyu munsi umuntu arajya hariya yatake muyoboke ajye hariya yatake Ben ajye hariya yatake social media ajye hariya ubona hari icyo biri bwangize kuri showbiz yacu tumaze kubaka uyu munsi rimaze kubyibura kugira aho igera nambaze byuze nka mwari muntu bibona se undi hari nk'umunyamakuru urahari gire bivuge kuza kubimbaza birambabaza kuba mubizi ntimubivuge karigenda bivuga music irimo irangizwa n'ibyo bintu ngiye kuguha urugero kuva umwaka ushize mu kwezi kwa 9 kugeza uyu munsi ni Ben ni Medeni nako ni Ben ni Melody ni Ben Bruce Melody byarandambi iyo bose bagera bakaguma muri Amerika byarandambi hahandi indirimbo irasohoka hagosoka ibyo ba YouTube n'abandi bakuriye tenzi bakabitindaho indirimbo ntivuga kandi indirimbo nziza cyane ntabwo urugero rw'indirimbo zagiye zisa nkaho ziflopinze z'abahanzi bitewe nuko umuhanzi araza hano cyangwa wa wundi wakaba promoting umuhanzi akaza kicara akavuga nabi bamuhanzi ni agakora kandi mwavuze ngo amakuru takanyafukunda undi agarutse asobanuye ugasanga duheze muri ibyo ngibyo ari akanyafu n'umuhanzi bazaga kubita yariho uzajya kubibabasa none si byo akanyafu byakiriye ababyeyi bazabaza akanyafusa nacyo ni ikibazo ndagifite narababwiye ngo bazajye muri wrestling nibwo nzasubiyeho bazajye muri wrestling bombi so musically irimo irasubira hasi ntabwo ibona promotion ibona support nk'iyari isanzwe so rero ibyo ngibyo inzego z'umutekano zaratinze ntabwo ngo zaratinze ndi mu bantu batatse mbere hose kuva umwaka ushize 2023 mu kwezi kwa 12 nibwo navuze ngo amuzabona umuntu umwe hano ateruye undi amukomeretse barwane cyangwa undi anane kwihangana ahubwo igihugu ibyo nagiye mvuga ariko birimo biragaragara kubera ko navugaga ariko uyu muntu ushobora kwataka undi gutya bingana gutya akajya mu miryango akajya muri famille akajya mu kibiza amaherezo nayahe kubo bireba nagize hano nako bireba nkumva ntago bimenye mvuga n'inzego zishyira muri zitabaza aravuga ni muze mutabara ibintu mu bihoshe kubera ko nta biganisha umuziki ariko ubwo bagiye babigezemo ndibaza ko mfite icyizere kuko leta y'u Rwanda nicyo kintu ibereyeho bizakemuka amatiku umuntu yacuruza kuri YouTube ngo abantu bavuga ibintu bizima ngo ntabwo bazarenga babashaka ubundi reka mbabaza mwajya muvuga politiki arabana na politiki ayusi so rero ntabwo baricarana bakavuga showbiz
bakavugamo akashaba baramuze bana bagana yeze kubura uri umuntu ziko nageze aho ahubwo sinzi impamvu nanabyibuha ziko nageze aho one of bariya bakora biriya ndamwicaza nambaza ariko nagukoze iki kumvuga navuga byose nasanga nagiye ku muhanda nabivuge kuko arimo aravuga Muyoboke celeb uba mu muziki manager w'abahanzi wirirwa kuri izi mikoro zanyu ndamaza niki nabana niba hari niki yari hamwe na mu boss we namwe niba hari niki nabana nagukoze giye cyagukomerekeje muri iyo myaka ndi ready kujya imbere ya kamera zindi nkizi nkagusaba imbabazi nagukoze iki gituma buri munsi winjiye mu rugo rwanjye umwana wanjye arakuza asigasoma ibintu umwana wanjye ko nsigaye nta kavuga rimwe njya kubimaza narinjiye narimo du celebrating yatsinze ikizamini cya leta numva arambajije ngo this guy hates you umwana wanjye nzambwira ko umuntu anyanga kuko ahuye n'ibintu kuri YouTube kuri televiziyo zuko ariho birirwa nibwo nagiye kumushaka nambaza se nagukoze iki numvise ibintu yambwiye sanga bamugana gucuruza amatiku birabacururiza nta kintu na kimwe nabari hamwe aho baramusetse baravuga ati ni ibi ngibi si nibyo ngibyo gusa kugeza no kuri Ben baravuga ariko kandi Ben akwiye mutipe se muturanye wanyu se none se hari umugore mwarahuriyeho ntumaze kugira ngo numve niba baza kandi koko nta byari Ben yamaze imyaka 10 ataba mu Rwanda kandi byahe yari mu Rwanda n'abandi bose nabamede nabonye social media ubundi byandikaho nayo ngo warumuvuze so rero industry imurangirika ariko ubwo social yaravuze ngo mwaniye ngo mwanga kuvuga ngo bakacugusa yakoreshaga ijambo kubacugusa buriya rero byageze kureza no kuducugusa tubara no tumenaguye buriya nuko njya mbivuga abantu bakagira ngo bakagorora kuba iyo mvuze kuri Yago baravuga ngo basora baje kumukubita ntabwo nigeze nkubita Yago ariko bajya bavuga nabyo Yago buriya yagiye kuvuga biragiye guturika umutima kandi tujye tubwizanya ukuri amakosa yose yaba yarakoze ngewe ntabwo yapfuye kuza gutya ngo akore ikosa yes ntabwo akora ikosa kubera ko bakubabaje ariko that's true that's industry yari imaze kugera ahantu buri muntu wese uzi kuba ninjiye ahantu muri business aho kugira ngo tuvuge business bataye kubaza ngo ariko ngo abantu manager ngo rabaza ukagera gutya na gutya biramvuna ku myaka yanjye n'igihe maze muri industry nibyo nakoreye industry aho ngasanga umuntu ibyo yabonye bavuze byo yamate kugira ngo acuruze yabifashe nka hari ukuri so gere byamaze kumvuna gutyo niho usanga bamwe kuvuga ngo wasanga bagize depression idasanzwe abahanzi hano bagize depression zidasanzwe bano bahanzi bakuru batavuga haza ikintu kivuga ngo mwe mwarashaje nta kintu mwakoreye muziki uzi umuntu kuba ahagara akavuga ngo runaka umuhanzi runaka nta kintu yakoreye muziki hari n'abavuga ko urumva ngo uko muri abaligend ngo ariko ntacyo ngo bimaze ngo mubatse bibwiye ariko ngo you see that's a very big mistake muri abo bahanzi bose abo birirwa banasakuza ninde wari wakora igitaramo wenyine kuza stade nka Rafiki uko yabikoze ninde wari wakora igitaramo nk'icyo King James yakoze ninde wari wakora nk'ibya Tom cyangwa Riderman ninde ibyo byose abana bari mu muziki njya mbabwira rimwe nigeze kubakora indirimbo yitwa ndaryohewe mbahurizamo bose barabahanze 10 ntabwo nari mbazi numvaga umuntu urimba neza nkaguhamagara nkagusaba telefone y'umwe bakaza bagakora nuko numvaga yuko ari generation yindi ihari kandi igomba gukora umuziki byaranashimishije kuko niba wibuka neza ntabwo tugira umuhanzi uza ngo agumeho igihe cyose yarazaga akaza umwe babiri ntabwo tugira abahanzi benshi nk'abo twagize muri covid so rwa rukundo dukunda umuziki nibwo naje gufata bariya bose mbwira studio twakoranaga kugira ngo bakore indirimbo tubona abandi bahanzi bandi ariko mu bintu binagoye ndetse cyane binamvuna muri iyi minsi ni ukubona udaha agaciro ibyakozwe ukumva ibyo gukora uko ari byo bifite agaciro ariko utazi ko byandi hari ababyubatse nta Instagram nta WhatsApp ntaki ariko byakorwaga muri icyo gihe ariko urwo rukundo rwatanzwe umurongo kugira ngo abahanzi bari twabasagyeho ukabuza ukabikora ahubwo ikibazo misengira kuba duhaye ndaryohewe wazanyemo ba France baruti Joel barto bande ni benshi ko nta iduradu Mbese nayo bahaye nabibasabye ubundi uzayikora ndishaka ese ko waraka nubwo mbaze ibintu nabazi gukora ujya gukora abantu n'abari bahuze 10 nabanga arabize babona kubwene aza kuzana wowe nuko mbaze ibintu hazi ko tuba tubiri mu none se ariko nta burakari afite yego ndagutebya nta burakari afite kuko uburakari mbugize ushobora kubona ari kungana na rompuwari ikibazo nshaka kubaza muri Genzi bakunda kuguserereza ku ruhande
bijya bikubabaza uruhara kandi nta n'urwo ngende no kubona hari umuhanzi umwe kuvanga abantu bafite uruhara n'inda kandi ndatuyinganya misita urumva rero abagenzi ni abajeni batoya mu ngana kandi bafite kazoza umugani w'abaturanyi hariya bavuga kazoza ni akazoza so urumva rero ko bajya kubasapotinga impamvu abantu njyamo n'abanyohereza ndetse n'ababwira ntibakumve yuko bari abana babikoze mu buryo bwo kunyubahuka cyangwa iki comedy is comedy ntabwo abikora ko hari undi mujinya afite abikora kugira ngo abone content imusake kuko bidasetsa ntabwo yakabaye abikora ariko abikora bigasetsa kuko bose ufite uruhara rwose urugira ngo n'urwo bwaje uragira ngo buranga ajye musaje kugira ngo nsiwe bavuga kurira dutaha aramutse aje muri comedy ntabwo nta murumuna w'umusaza nawe dore amasoso yagiye yarakuze njye ni amasoso ntabwo ari ni murumuna w'umusaza reka natwe twari tuyafite ntabwo twari dufite afurase so urumva rero bari abana bari abajeni iyo babivuze to me hari ugeze kwinjira rero natangiye kwinjira mu miryango nahamagara nambwira no twebwe ntacyo jyewe Franco Chita uko babivuga uko ariko kose it's okay to me hari ugeze kunyandikira nambwira ati ndashaka kuza kukuvugaho uze kumpa amafaranga aze kuyatanga nimara kuyakoresha ndaza kuyagusubiza nabwo ngenda ukoresha ayo baguhemba so rero ntabwo mbifata nk'ibintu bibi kuko ni comedy murebye n'izo handi uko zikorwa njye nkunda comedy cyane mfite umugabo inshuti yanjye cyane very close Alex Muhangi sinzi amuzi muri Uganda ugiye muri afite ntuza yitwa Store Comedy Store ya Uganda yaransherereje abagande baraseka aranserereza akavuga ukuntu yarishanye n'umukobwa ntabwo rwanda wicara uticaye umuntu utamuzi avuga ukuntu ufite umugore mubi ati utuma mu Rwanda ukagira umugore umeze gutya rero tuhagurutse abo tuzaranye bakamira nabo bakavuga kiriya kigore bagikuye urumva ntabwo nakabimenyereye ariko nza kubona neza abandi bakora nano rero abo bana bacu babikora shout out kuri Merci umwana wakoze iki gikorwa cyiza cyane ntabwo njye nasabye umunsi nawe yari ahari namusabye ko bamushakira hakora haramuhenda arahenda cyane kuko ejo tutazanabibura kandi abajeni benshi baza hariya 80% bari abajeni bangana nkawe kandi bavuye mu kazi kabo bagaca hariya bagaseka bakaruhuka basura mu rugo tugakomeza tunywerese urumva hari na depression zihari ziragabanuka na depression umuntu uzantera depression azamenya ko ari ukomeye cyane hari abantu bagira depression ntibanari bakananuka hari umuhanzi umwe simbabwiye iyo agiraga depression yageraga gutya akagira ururimi nkabona amaraso araje urumva kandi atabizi ko arimo kuri uryo rurimi so urumva depression zifata kwinshi hari abo ubona ukabona barwaye barembye hari n'abazishakira yewe uzanyataka ashaka depression nzayigutera nzakomeza ngusekere nyigutera ahubwo ari wowe none se ubalansiga gute kuba public figure n'ubuzima bwawe bwa buri munsi ndi muyoboke bambonera ntabwo ujya mpinduka ntabwo uri umusitari nagera mu kazi nkaba manager ariko ntabwo bihinduraho indangagaciro y'ubunyarwanda yanjye nahawe n'ababyeyi banjye n'igihugu cyanjye ntabwo I'm not a guy ushobora gushyira tatuwaje nkamenya uwo ndi nkamenya ko ndi umunyarwanda ufite agaciro uharanira ko igihugu cyanjye kitata ako gaciro so kandi iyo nahaye igihugu cyanjye agaciro n'ibyo nkora n'umuziki mbamo ncuruza cyangwa mbamo mu byo bwa business ntabwo bimpinduraho ngo numve yuko nyine byangora kurira akamoto wamugana watega bisi umuntu yaba yaturiye moto agatega bisi oya wenda byakomeye rega itike ya moto n'iya bisi biratandukanye byakomeye n'ibikomera nzayira neza cyane ariko mu gihe imana ikintu nije yuko mfite akanjye ntabwo njya kuyurira nimba nabyanakomeza hamagara inshuti n'abandi bari mu isi ariko kuriya bisi ntabwo ari ikintu kuko hari igihe impamvu ngane ntabwo mbifata nk'ari ikintu kinini cyane igihe Tom yaragezweho ibintu bimeze neza za sibeza twaronchize buriya ngo nyiri volcano azanyishyurira ageze muri volcano imyaka 6 ndi butari ngaruka nigayo nkora dutangiye management none umunsi umwe twagiye kuri stade n'abundi bazabandika igitabo kandi muzajya mubisoma muri stade tumararirimba na pen happy stade ubwo none dutashye urumva kuri stade urasohoka mukajya gutegera kwa Rando
turimo tugenda abafana no barimo gutaha ari benshi abafana bagaduca ngo mumaze guturimo muragenda n'amaguru noneho Ben akomeza kubireba Ben ahita amubwira ngo komande ngo tuzagera byose tubure akamoto nka kariya ngo Rafiki yaraduciyeho afite igikombe ya silver niwe wenyine wari ufite imodoka muri iyo ngo tuzagera ngo natwe tubure akamoto nka kariya wenda abantu bakatureba tugera n'amaguru yavuze moto abonye Rafiki aciyeho ni ndamwira Ben urabona uzi ukuntu uri blessed mu gihe gitoya uzameze neza nta n'amezi abiri yaciyeho abonye akazi muri Afurika y'Epfo ashoti cyane n'indirimbo urabyibuka nyanga yamuhaye yaraje aguramo akamodoka arampamagara ati mana ati sinzongera kugenda abafana bambwira ngo nyereza amashusho so urumva rero hari ukuntu Imana ikuburesinga ariko kugenda muri bisi ntibisanzwe rwose ntibigagutera ipfunwe icyo gihe ndabyibuka twiciye muri bisi turamwe na Kate Kavuyo Kate ntabwo yarabuze amafaranga cyari ikigare kuko igihe n'ubundi nyina yari minisitiri urumva ariko batari bafite yaraduherekeza kuko hari inshuti z'ikirere twinjiyemo abari abasitari bagiye nta n'umuntu wari unzi ntabwo izi kamera zanyu zari zakaje bakura amakamera bashyira hano gutya noneho umuntu aca kuri Kate Kavuyo dore wa muraperi ngo turi hamwe mu modoka muri bisi ariko ibyo ni ibintu bisanzwe abantu baba baraciyemo kandi ko umusitari ntabwo ari imodoka nziza cyangwa iki ko umusitari no kudelivaringa ibyo Imana yaguhaye ukabigeza ku bantu baraguhaye talent reka ngenge ku byo n'ubundi mwaherekera mutangiza uyu munsi tutagifite bihamye ndatangira wenda nko ku ijoro ry'urukundo Salax Award n'izindi zagiye ziza uyu munsi hari n'ibindi bihembo bihari n'ibihembo uyu munsi bihari ariko ukumva ntabwo bifite garanti ko bishobora kugumaho uyu munsi ibindi bihugu biba bifite amawadi akomeye byitirirwa igihugu reka mfate wenda dufate nka Rwanda Music Award ikaba ari igihugu tuvuga ngo irahari ni nka Miss Rwanda cyangwa se ikindi gikorwa cyose cya leta ariko none kigamije entertainment muyoboke kumaze igihe kinini muri uyu muziki ubona habura iki kugira ngo tugire ibyo abashoramari leta ntabwo ishyiraho award nta Rwanda Music Award ibaho kubera ko u Rwanda ruduha platform igihugu cyiza gifite umutekano business barafungura so barwemezamirimo abashoramari bakaba bakora ibyo ngibyo kuko nibaza yuko nijye gufungura company ntabwo wavuga ngo Rwanda Music Award kuko yashyizeho u Rwanda ntabwo byemera dibira kuhirwa wenda batoti Music Award Rwanda ariko ibyo ntabwo haba dufite award nibyo ndimo ndaza twarazigize za Salax Award ariko imyumvire tumisenyuka buri award yasingwa n'imyumvire abahanzi bakumva yuko gutwara award gare kubona amafaranga abategura nabo bakumva ibyo bitekerezo nabo amafaranga bakashyiramo kandi ejo batazayabona ko n'abaterankunga bafite bigenda byanga kugeza igihe wasangaga Salax icitse amazi abahanzi bakikuramo kandi nta n'ubundi ntabwo barakunomye barakubanje kukubaza no gushimira ibyo warakoze bura ngero umuvuga ngo ngiye mu binkuremo azifu ni competition wagushyemo ni recognition nishimo bagiye kuguha ibyo rero byagiye bica intege bateguraga za Salax n'ijoro y'urukundo n'abandi bavugaga haza kuza rero amaradiyo n'amateleviziyo za radiyo n'amateleviziyo mubabare nubwo mujya mumpereza awadina n'abashimira ariko ntabwo ari simwe mwakabaye mutegura kubera yuko radio is radio kugira ngo mugiye gushimira abantu runaka ariko none impamvu babikora mukabona nta n'ukomye nta n'uvuze ngo bagakuremo bakavuga ngo kategori n'iyi ukana baracecetse ntabwo baceceka kubera ko bishimiye mujya mu bimenyetso azajya mbabwiza ukuri n'igendere nuko babanga yuko mwagirana ibibazo kandi mubakina kuri nta yindi mpamvu naho ubundi tudukoze tugenda tuba ndetse radiyo yavuze ngo arabyemeje investingamo amafaranga cyangwa televiziyo njye mbibabwira yaba ari Isangwa na Muzika yaba ari Kiss Summer Award yaba The Choice Mugabo Justine hagenda niriho kuri Kiss John nawe Jado ndavuga abayobozi b'abitangazamakuru bashyiremo amafaranga bakore award ziteguye neza sibo ngo gutanga amafaranga recognition bagiye gutanga bayitange na nyakubahwa Prime Minister yicaye hariya cyangwa undi mushyitsi mukuru abone ko umuziki wacu bitegurwe neza babishyiramo amafaranga bakora n'imbuga n'ibindi bigo bifite amafaranga so umuhanzi ajya avuga atari kuyawadi ntwaye ayishyire kuri Wikipedia yandika ati natwaye The Choice Award natwaye Isangwa na Muzika natwaye ya Kiss Summer Award ariko ubundi bakagombye no kwigira kuri Trace Award yaje mu Rwanda burya riteguye ikibazo kibi cya nyuma yamerambaza kibi cya nyuma wambajije kandi yamera afite ibibazo hangana nk'iby'umunsi kana yaje David twagiye nk'ubu nkanjye cyangwa byarangiye nk'ubu nkanjye wowe Jamila niga muri primaire mu wa kabiri waranyumvaga nanditse indirimbo
Amwana wa primaire hari barandika indirimbo. biri seri ibintu ndi kuvuga narayanditse bwa mbere bayese nkanayiri Abaye serious. ariko narayanditse nkanayiririmba nkumva ijwi ryanjye rirafinyoye Pitu. ariko iyo ndirimbo ndi muri douche nanjye ndiyumva Abana bose bavuka iyo bakura bakurana inzozi. Umuhungu wanjye umunsi umwe nambarije ntuzabiki numva agiye kumwe ati nzaba muririmbi ko nabonaga mbibamo. Ati nzaba commentator w'umupira agiye. wow Urumva bikomeye cyane n'umufana wa Manchester bikomeye cyane. none se ikibazo ngiye mfite N'ubwana bwakugaragara rero kumva ko wabikora ko hari umuntu abona uririmba ukabona namukunze. udiscoveringa gute ko umuntu Afite talent. Talent ntabwo ihishira n'inkorora. none se ko bavuze ngo kuririmba hari igihe uririmba ntago bihoraho Nibyo ndimo ushaka kubwira talent. Ufite talent yawe na hano ho muri dushe uririmba yo muragata mugati ato umuntu uko aririmba. Wigeze wumva Chris Brown ukuntu byagenze. Chris Brown yaciyeho kuri urabona bwa buntu bagendaho gutyo gute. Aha ibyo by'abajeri cyangwa abantu abanyamafaranga atwaye araririmba umuntu ari kuri station arimo gushyira essence ibihugu byo hanze nta muntu n'abapopiste bagira uvamo ki noneho aririmba acaho aririmbye umuntu wari ufite studio iremereye cyane muri Amerika yumva iryo joro aramubwira ati sitamare muzaragaruka ati ushaka kunemera ako kantu uririmbye ka Chris Brown kitera hejuru kuko abonaga n'umumama aramubwira ati ngero ndirimbiremo mbanze numve Chris Brown njya gasubiramo akarimba ari umwana umugore afata bagamuhereza business card ati anytime uzampamagare so Chris Brown ntiyarazi n'umuntu wariwe arigendera hashize igihe avuga atari ku muntu wambaye card kubera ko namuririmbiye please she ahamagaye avuga ati twa twarakubuzire uzaza hana aho niho ariko ndigendera pa ya mbere muri Chris Brown tubona so rero igihe cyose ufite impano ntabwo yihishira ivayo naho rero yakoraga twese nuko twabikoraga ngewe ntabwo nigeze ngerageza kabisa hasigaye no kuririmba narinzwe no baririmba mu gihugu hasigayemo kuririmba nakitwa n'inzara ntabwo nigeze mbigerageza yewe nta n'umuntu w'iwacu mu muryango yaba kuri side mama na papa bigeze babikora rero ndamutse mbikoze byabimbiririye ariko mbose nanabikora wenda umwana wanjye abikoze ibibazo byarangiye cyane uzi lisite mfite ubwo wasanga byarangiye byarangiye kandi bari cyane bukibazo umuyoboke uyu munsi abo reka mvuge ngo bagiye bubaka bya bintu hari n'ahandi hantu muri zindi sector bahise bajya reka ntange nk'urugero nk'abategura Guma uyu munsi ni Iwashura muzika reka mvuge ngo reka ujye kuri Guma ugeze ukomoza ko abahanzi bawe bamwe na bamwe batigeze bajyamo bakayivamo ubona hari icyo yamariye abahanzi cyangwa ubona n'ubundi hari icyo nyine yangije ikintu cyose kigira advantage na disadvantage iyo bivuga gutumikirana ingaruka nziza ni okay kamere ko byiza nyamera ku bibi ariko ni igihe cyose kubera ko ihereye ku bibi babyumva vuba Guma yatuzaniye abahanzi gutinyuka live music ku buryo wafataga nanjye kuva amazina yabo kandi abantu barimbaga nabi muri bagotara nkumva ndababaye ariko barayitinyuka barayikora so n'abandi bari bazi kuririmba ariko batarakora live music barayikora tubona yuko hari ikintu gihindutse mu Rwanda ndetse tugira n'amabande banatinyuka bashaka n'amabande ariko hari abagurishije ibyuma bahaye ibyuma ngo barabigurisha ibyo nakazi bwaraje ngo duvuge izina rye mugitondo babyuke bakora inkuru nawe usigaye gukora ibiganiro bitanamo abantu kandi uzakomera nabi urumva so ibyo rero birangije icyo ni kimwe icya kabiri na exposure bahoraga ku ma screen imbere y'abantu benshi wenda byane kuzagora umwe kugira ngo abibone waje ufite ubwenge rero yakoresheje exposure abonye akomeza gukora umuziki icya gatatu naya ntikize kuko kuburi no mu rugo ntacyo wakoze ntabwo wari kwinjiza nubwo ntayo babonaga mu bikwiye iriya kampani ifite amafaranga menshi abahanzi bacu babaga amafaranga make urumva so rero nabyo ariko uko yabaga ari makeya ntacyo byabaga bitwaye kubera yuko ntacyo rero kuba gakora mu rugo yego icya kane wenda aricyo cyane ndabona twanje kuvuga ibyiza ni ukuba mu gihugu wabonaga habayemo ikintu cy'impinduka cya entertainment abantu bakavuga bati ariko turaza kuba turi aha ngaha
kubera ko abahanzi baje. Ibyo nabyo ni ibintu navo Guma Guma yazanye kandi ikerekana ko so kuri rero kuri disadvantage icya mbere abahanzi abantu babareberaga ku buntu ntabwo bishyura. Rero kugira umuhanzi yongera asubira ajye kwishyuza bamurebeye ubuntu biragoranye. Joseph nawe kubwiye bumushyoma nabo mukora nabo muri ya company oya haranga sponsoring ira no giva bivuze bakoma sponsorship so rero ariko urayamamaje aho kuruso bivuze urayamamaje abantu bose bamenye ko ari so rero bafite amafaranga bagomba kuba byibuze niko n'ibitekerezo byanjye gufata umuhanzi ni anako umuturage yakwishyura 5 ibanye n'icyo kunywa bera akinjira kuri 5 byitwa ko ari cyo arebuye console ariko kari kintu yakwe mufuka avuga ariko 5 yaratanze namonye abahanzi ibyo niko byakabaye bigenda icyo ni kimwe mu byambabazaga amafaranga ni make byo nabivuze yari make cyane ku buryo basigaraga ngaho na yandi babahaye wandi watsinze. Icya gatatu gufata abahanzi superstar mu gihugu ukabashyira muri competition aho mwe baraturutse ndabaturutse ntabwo buhazi nta abayarirwanye kugira ngo baze hariye n'imvune sizimwe urabaza bashyize imbere yacu ngo bakompete umwe aratsinze watsinze wabaye sinze no kwa superstar watsinze babaye ubambwe kari gukora abastar bose abastar bara superstar icyo ni ikibazo uzakibambariza ibyo najyaga nkumva birimo birambangamira nkumva bafata urahari wa Primusic y'u Burundi birakura kuno bikora bakabaye bafata talent zitarazamenyekana akaba arizo bazamura wenda bakajya bafata abahanzi banini bakajya guperformingayo ariko abahanzi bakizamuka tubone n'izindi impano nshyashya zazamuwe na Guma Guma. Icyo rero nibyo n'ibitekerezo byanjye iyo bamwe ariko babwira ndi mu bigenze gutyo ariko jewe ntago bambazaga. Hari n'umugabo umwe numvise uvuga ngo ntago bangize umujyaje my friend ntago nagiye mu kujyaginga abahanzi ko ntago ndi umuririmbyi jewe bo barabimwishura nyinshi ariko ntago nagomba kubijyamo ko I'm not a musician je n'umucuruzi w'umuhanzi yabaye munini ndamucuruza sibyo kumwe rero njye kujyaginga umuntu aririmba bose bamwe ngo bwiganeho gato mwijwi rye my friend mujya muvuga ibyo munsi nagiye barabimbwiye nabihakana ko ntago nabo mujyaji nabambeshye Memora muri Miss Rwanda bigeze kuza kubimpropose nababwira sindadefiraho sindakora iki ndaza gukora iki tujye twemera ibyo dushoboye management ushaka amafaranga nawe bawe ahubwo ngo mbijye kujyagira umwana abanda defira hariya na defira kwanza haruguru badefira barakaye ngo yose ngo rangaza bajyaga babwira kindi yajyaga bimbwira ngabwira so urumva rero hari ibintu bakoraga ikindi wenda cyatumaga umuhanzi wanjye atajyamo hariya nta mafaranga nabivuze so rero nabaraga rero nk'umucuruzi navuga ko bagiye kugera bakamara amezi atandatu turaka twose dusigaye ko bazaba badahari ndadukora kuri kabiri icyo giciro umucuruzi kabisa basanga barangije bano umuhanzi wanjye afite amafaranga n'abahanzi hafi n'ayo bakoreye abo bose kuko twagibura twazengurutse abandi bose bari occupé usigaranye ikibuga ngayo ari umucuruzi kabisa ubwo nibwo nabyumva nabonaga nta kintu ngiye gukura mu kandi bagiye kubona umuhanzi wanjye ku buntu kandi amafaranga bari bumpe kandi nawe ibyago nagize Guma Guma yabaga afite abahanzi b'abaguru yego baranegeze kugira ikibazo banza Guma Guma bapi nibatwara nta rwose ninagaruka nta nzeme bada ni story nkofata umuhanzi akaba agezweho ntabwo zabijyamo Jami ibibazo byarangiye tuzoza ikiganiro ngiye ndashaka kumubaza ikibazo cya nyuma tugire vuba ndashaka ko atubwira abahanzi 5 n'indirimbo 5 zibigukorera muri Miss kabisa ngenda harara kandi kindi mwibutse kandi nimwe mbazi Naro ko gushaka gukemura indirimbo karima na lyrics yazo ntabyo nabaki nazibakira je nkunda ariko bigeze kuri gospel genda mu music yanjye nkorera numva nkumva nanezerewe ni gospel ko gospel mbana nayo naravukiye so mu rugo iwanjye rero ntabwo ushobora gusangayo azana na za sampoya wa so muri minsi rero hari indirimbo eshavuze shana ubwira abahanzi 5 na abahanzi 5 ndembe shana ubwo iyo uvuze umuhanzi ushobora kuvuga agezwe kandi n'amukotari hari indirimbo yitwa Twivuyange Twivuyange ni hano ya Mico the Best ariko n'abandi Mico Best Marina Bushari
na Davis harya wa muhungu wo kwa Ekwandera Afrique uze kuyibona ni munayikunze Mico the best niwe mwami wo kwandika ibishego bitumvikana ariko nayumvise Mico ahubwo njye navuze ko we na ntuza na hari abantu bandika ibishego ubundi Mico nawe bimenye ari igishego kigenda na Mr Kagame nawe ni igishego ndirimbo ni cyashya ariko ni cyashya Mr Kagame twivuyanga we namwe ni ndi mashyashya ndayizi yewe navuye ko mparara hano hafi mitenyereye kanya ubwo ya kabiri indi mu yitwa Plant ya Ben kandi maniziza kandi Imana ishimwe ko yakoze ibyo agomba gukora nubwo amagambo mwayivuze ari menshi kandi ntabwo ari byo nawe ngo mwahembye abantu baje muri video ngo mwabahembye inzoga niko Kamaro yavuze urumva ngo abantu bose baje ngo yabashakiye abantu ngo bagiye gutaha ngo barababura nyine babura ababahamagaye aravuga ngo sijye ko yambwiraga ko amafaranga yaba wayabonye abo yahamagaye bagomba guhemba ushobora gusanga Kamaro yarariye kuko bavuze ko ngo mwabahembye inzoga twari turi hamwe kandi izo uvuga ngo twe nk'abazi football Kamaro nibo bari soka kweli we ntabwo ariko bimeze niya showbiz bagira ngo ishyuhe kuko nta muntu wavuye yavuye kuba mushize amafaranga ntiyayabona kandi Kamaro niwe urusha guhamagara abo bantu ubwo mu bitoki Kamaro yari hamwe n'umuntu witwa Sky bandwaza umutwe so iya gatatu hari umukobwa wo kwa Clement mushyashya yitwa ndayizi indirimbo yitwa Igisabo yaba atarabapostinga umuhanzi narayipostinze yitwa ndamuzi afite izina ry'ikinyarwanda iyo ndirimbo ndayikunda ku buryo ni nziza cyane yitwa Zuba Ray ikikorera ko iyo ndirimbo nyikunda nayikunze ndagira ngo nereke uyu urabona kwa kuna abantu bakuru uducarengi twayo uyu ni Clement Music reba uburyo mba mwoherereza abazikoze kugira ngo ahereze umwana umukobwa simuzi ibi nibyo bamwohereza aba bose n'abazikoze nahora nabo nkamwohereza mugahereza umwana positive kubera ko simuzi umwana uwo mukobwa umuhanzi we sinamubona mubonye kuri ka video ariko yakoze indirimbo nziza cyane iyo ni iya gatatu yitwa gute iyo ndirimbo yitwa Igisabo ngenda harara ubyibuke ndayiharaye pe kubera ko no mu modoka mbanyifite mbagenda nyumva so hakaba hari indirimbo y'umugabo witwa hakujya kunyogeza ya Davis D yakoranye na Platini yitwa JJ niba ko bose namama nagize bagahorera mu ndaharara mu byibuke nabivuze ngende dekarashye ariko the song is nice ejo ni Platini ay performance hano ndaryoherwa bya hatari na sound yayo n'ibiki byose tabuza cyose haraburimo iyo rero indirimbo ya Ben na Israel Mbonyi ntabwo muyizi nagirasohoka ndayumva mu gitondo saa 6 n'umugoroba kwanza arimo ndashobora mu yisore no ndirimbo mbere nzasanga kandi wanabikora ni nziza pe nigeze kubikora Ben ku ndirimbo yitwa ni Forever kudasona indirimbo naje ya prodinga kuri dise namwe urabona ko nagize na hidings hayi minota 45 ndayishyira so kubahanzi rero n'abanzi nabo no kuba bimeze umuhanzi wanjye utajya uva kuri jewe nkunda cyane twa The Ben uwo ni umuhanzi wanjye rwose sindi manager we numva ngo ni inshuti yanjye ndamukunda kandi inshuti urayirwanira niyo mpamvu akenshi bamuvuzeho ibintu atari byo ubona sura yanjye ndababara kubera ko ndamuzi afite imyaka 17 arinze nawe azana uruhara so nawe numva uwa kabiri mu bahanzi banjye b'inshuti umuhanzi witwa Eddy Kenzo naramubwiye ngo nzaza n'amafaranga yarongoye umugore ufite amafaranga yarongoye minisita Eddy Kenzo azi kwideburira najya ashirayo nabanje kurongora umuhanzi abona ntabwo bahita bamuna n'inshingano bamurana n'amajoro aravuga ati umuntu utarara amajoro tugenda akashaka kujya mu biro agataha so Kenzo rero ni inshuti yanjye ndavuga abahanzi n'inshuti yanjye
mba numva yuko n'aba mfite hariya igihe icyo ari cyo cyose. Hakabaho umuhanzi wita Marina ndamukunda. ariko banadekaraye ko ngo uri manager we. Ariko kuki mudekarara bajya muri bigeze babivuga ati umuyoboke asigaye ari manager wa Marina. kuki badekarara ibyanjye ko umuntu nakwidekarara ninde nabwo ajya kudekarara ko kiba byivugiye. So Marina ndacyanamufasha n'ubu ngubu kumufasha ni nkuko nakubwiye. Yego. Umuntu wese umwanya akambwira ati please mfasha gutyo umuhanzi w'umunyarwanda mbikora nkukorera ibyanjye igihe cyose icyo marana nuko twagira umuziki uri hejuru kandi ugezeho. Undi muhanzi n'ufite indirimbo yitwa Sesa witwa Roskana. My boy na muhungu afite indirimbo agiye gusora yitwa Mimi. bajya bambara ngo bafite amafaranga imyaka ibiri adakora mumureka akore no muziki. So rero tutere kubibutsa ibyo mugomba gukora sinjye bishinzwe ariko the guy is good. Sure. N'umuhanga ni bogara abareba abakobwa. Ushobora gukora music ibyo byose birakota. Birakonda. So undi warubuze ngo ubwo harabura umwe. Bisabwe nende mu kabyara. Hari benshi barashatse kugira ni benshi rega. Bagiye mvuga abantu banje yumvamo nabo nkunda nabivanje. Ariko umuhanzi wundi w'inshuti yanjye umuhanzi w'umusaza wita Fizo. Big Fizo. Fizo urabizi. Mahubwo mbonye mu kanya soye n'indirimbo. So yitwa Maria. Fizo burane inshuti yanjye. Twamenye ati muzita yawe ukora abanyamo. Uraya gushaka. Imyaka 25 turi inshuti Fizo good friend of mine. Abo n'umuhanzi mbega manimba. Na Riderman tutashobora tumara igihe kinini cyane tutavuga ariko twahora tukamara amasaha 5 tuvuga. Cyakora azi kuganira ni n'umupapa ufite ubwenge bwinshi. So rero ni benshi abantu b'inshuti zanjye barimo bana b'abajeni bakenesor ariko abo nibo bantu banjye manumva ushobora kuganiriza. Jami wanyuzwe? Ndanyuzwe kabisa. Okay. Manager reka gushimira by'umwihariko kubuje kuri Lea Entertainment ntegeza ko si ubwanyuma. Ni Leandre n'ubundi. Se kare. Nzi ko ari girlfriend wawe. Yaragumiwe n'umugore gutya. Ntabwo umugabo agumirwa. Uzana wazana umugabo ufite abana bangahe? Kirazira. Oya. Umugabo imyaka 90 arabyara. Ngomba kubimenya. Ubu mfite imyaka 19 nari mukase w'abantu. Jamya najya yiburira. Boyfriend yamukubise. Baramurumye dore itama yari yariciye. Boyfriend ukuru muzamujyana umutamuri rompo. Umugore ubona. Mbese mwariyunze. Umugore ntabakwiye kurira. Umugore ubundi hari ibintu bibiri muri zurabizi. Mu byumve. Banza mu bintu bibiri z'umugore. Iyo arongorwa n'iyabyara. Nibyo mbona ubabyariza umugore. Noneho dore ko mvuga. Ariko kuri umugore n'ururabyo ntabakwiye gutukwa. So wabera bakurungiye. Karagaciyemo. Mana tabakoze rero ntigeza ko nkuko nabivuze subwa nyuma n'ubundi twayikomeza tujye tuganira cyane ko ufite umusanzu munini kuri entertainment mu Rwanda. Nabwiye abanyarwanda ko iyi cano niyo kubaka si yo gusenya, tugomba nyine kubaka ibintu twagezeho abantu babikoze tukabashimira. Hari muzabikomeza. Nta abandi batangira ko batubwira. Banze bakajya dukubitisha inyuma. Ngewe kuko no mu buzima bwanjye busanzwe sindi umunyamatiku. Ubwo rero kugira ngo nzaza n'abanyamatiku hano. Ndagushimira rero manager wakoze. Mwakoze cyane. Yego mwakoze namwe bakurikiye ikiganiro ntikeza ko hari byinshi mwumvisemo, hari na byinshi mutari muzi ariko rero mwifuza ko twazana mugarura nta kibazo ashaka kugaruka no mu rugo ubundi Nyagasani abishimira aho muri mwese abaha amafaranga utarakora subscribe ayikore ubundi tubane neza kandi always positive nkuko muyoboke bivuze nge nitwa Nohet cyangwa se Leandre n'umugabo.